Ni amakuru arimo aragenda agarukwaho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda, bitewe n'ibyo abanyeshuri bakoreye abarimu babo. Ni ukuri birababaje, abantu bose bacitse igikuba nyuma y'ibyo bano banyeshuri bakoreye abarezi babo. Ni ukuri birababaje kandi biteye n'agahinda. Mbese ibyo ni ibiki abanyeshuri baba bakoreye abarezi babo? Ese ubuyobozi bwo bwaba bwatangaje iki? Byinshi rero urimo uragenda wibaza, nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'inkuru yacu irimo iragenda igarukwaho abantu benshi cyane bagiye batandukanye bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, aho abanyeshuri biga ku rwunge rw'amashuri rwa Nyarupfubire. Iri shuri rikaba riherereye mu murenge wa Rwimiyaga mu karere ka Nyagatare. Abanyeshuri rero amakuru avuga ko bateze abarimu babigisha maze barabakubita karahava, umwe bamukomeretsa mu mutwe mu buryo bukomeye cyane. Ibi byabaye ku mugoroba wo ku wa gatatu tariki ya 4 Kamena 2025 ahagana saa 11 z'umugoroba, ubwo harangiye umupira w'amaguru wahuzaga abiga mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye n'abigaga guhera mu mwaka wa 4 kugeza mu mwaka wa 6. Abiga rero mu mwaka wa kabiri ngo nibishimiye imisifurire kuko batsinzwe igitego kimwe ku busa, bituma batega abarimu babo mu nzira maze barakubitwa karahava. Umwe rero mu barimu uri mu bakubiswe yaganiriye n'itangazamakuru, yavuze ko basohotse ikigo ari abarimu 6, bageze hanze bahasanga abana bafite inkoni. Abarimu 2 muri bo bahise bakizwa n'amaguru. Ati twari 6, 2 babonye batwatatse ni abasaza bahise bakizwa n'amaguru. Twe twari tugiye kwirukanka, umwe bamutangije icyuma kimufata mu mutwe arakomereka cyane, undi bagiye kukimutera dukinga amaboko. Ati birababaje cyane kandi biteye n'agahinda kumva bano banyeshuri bari barimo baradukorera. Uwakomeretse yahise ajyanwa kwa muganga adorwa mu mutwe. Ubuyobozi bumusaba kujya gutanga ikirego kugira ngo babigizemo uruhare babihanirwe by'intangarugero. Ni inkuru kandi yanagarutsweho n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwimiyaga Bagabo John, aho yabwiye itangazamakuru ko nta muntu n'umwe uratabwa muri yombi, ko umwarimu yamenye uwakomeretse ari umwe. Ati abarimu twabagiriye inama ko batanga ibirego, hanyuma inzego zibishinzwe iperereza zikabikurikirana. N'urugomo rw'abana bateze abarimu, ntabwo ari ubundi bugizi bwa nabi. Gitifu kandi Bagabo yavuze ko ubusanzwe abanyeshuri bakwiriye kugira ikinyabupfura, nta mpamvu yo gutinyuka abarimu babo kugeza n'aho babakubise. Yavuze ko inzego z'umutekano zizakora iperereza, uwabigizemo uruhare wese akabihanirwa by'intangarugero. Murumva rero ko ari ibintu bibabaje kandi biteye agahinda kumva ko abanyeshuri bakubise abarezi. Murumva ko ari amorererwa, murumva ko ari igikuba cyacitse, ko mwarimu aba ari nk'umurezi wa kabiri havuyemo ababyeyi bawe, kuko niwe muntu mumarana igihe, niwe muntu uguha uburezi, niwe muntu ukugeza nyine ku rundi rwego, niwe muntu uguha forumire y'ubuzima. Ariko noneho gukora amakosa nk'ayo ngayo rwose ukamutangira ukamukubita, murumva ko mw'abanyeshuri mwe namwe mwakoze amakosa akomeye. Byinshi rero byerekeranye n'iyi nkuru tuzakomeza kuyibakurikiranira 5 kuri 5 kugira ngo nyine tumenye niba koko bano banyeshuri baratawe muri yombi ndetse n'ibyo barimo baregwa birimo birabahama koko nk'ibyo nyine bano barimo bakubiswe bagiye batangaza. Mbese nyine turaza kuza gukurikirana byimbitse kuri iyo nkuru kugira ngo nyine tuzamenye byose 5 kuri 5 uko byatangiye ndetse n'icyatumye bano banyeshuri bakubita bano barezi babo. Reka rero tubashimire mwe mudahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka ahubwo tubabwira ati mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe.